gatoya byibura ngo usome verse imwe gusa. Ariko naringize ngo mbabwire ngo ni mushaka umwanya amaze muzabufata igitabo kimwe cya Bibiliya ugisome, nushaka umara umwaka uhaye usoma icyo gitabo nabyo bizagufasha. Ngo dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Buriya Satani ntiwamuneshe. Muri abashuti bavandimwe aho muherereye hose hirya no hino ku isi, nizere ko mumeze neza. Bahaye ikaze kuri Muheto Live, ahantu usanga ibintu bitandukanye byubaka. Mwisange, mbahaye ikaze cyane. Mbere na mbere duhaye pole cyane, tunahumuriza umuryango w'abavandimwe, inshuti, abavukanyi bazizwe na marehemu Revera Mudagiri. Gukomeza mwihangane cyane, mukomere mushikane. Ni ku isi ibibazo bicamo abantu benshi, twari ziraza zikadusiga, abarevera beza baraza bakadusiga. None na Revera twakundaga cyane nawe tukaba twasubirana muri uyu mwanya utakiriho tugimurika twabazima. Mukomeze mwihangane cyane, mukomere. Tuzomusanga hagiye ni heza kurushaho. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Samuri mana yacu cyubahiro. Haleluya, haleluya, amen. Mukomeze mukomere cyane, mwihangane. Hagiye ni heza. Twatuje ngo tubabwire ku mateka ya make twabashije gusoma. Twataye twatuzi turi batoya cyane, kuko ni umuntu mukuru cyane, abantu bakuru baramuzi. Ari umugore cyane ufite imyaka myinshi, akoreye Imana. Tuje tubabwire kuri bikeya twabashije kumumenyaho, twabasha kubimenya, ibindi tuzagenda tubibabwira. Icyambere mutari muzi kuri Revera Mudagiri, niwe Revera wenyine kuva mu Masango ukagera kuri Rwerera ija ku Kabara. Yarebaga amakanisa asaga 50 wenyine. Mwumve ndetse tunavuga kwanza ngo mu 1978 Perezida Ruhigita yatanze amasantere 4 ayanya muri santere ya mbere yayobowe na Revera Rugabirwa Amon. Iyo santere yabijojwe yaheraga Marongo kugera ku Gashya. Haleluya, amen. Bwana asifiwe. Ya kabiri ya Bijombo ihabwa Revera, niyo yahawe Revera Mudagiri Tabazi. Santere ya gatatu niyo yahawe Revera Rwizihirwa. Iyo santere ya Kabara yarebaga icyo hagati, yinzerera hose. Ndibaza nuko abahazi barahazi. Santere ya kane yahawe Revera Makombe David ya Minembwe, niyo yari ifite abakristo benshi kuva mu Mibundo ukagera mu Rugezi na za Karingi. Ayo niyo masantere ane yahawe abo Revera, harimo na Revera marehemu Mudagiri muri santere imwe ya Bijombo. Revera Mudagiri ni umunyamurenge wa mbere hamwe na Revera Tagora bize ishuri rya Bibiliya mu Baporo. Hari mu Baporo niho bagiye. Revera Tagora yize imyaka 2 tiyakomeza, ariko Revera Mudagiri iwe yiga imyaka 4 kubera ubuhanga yari afite. Bahise bamufata nk'umwarimu w'ishuri yari yasorejeho. Niwe munyamurenge wa mbere wigishije mu ishuri rya Bibiliya muri 1972. Umwaka 1976 yakomeje kwiga indi myaka 2 asoza uwa gatandatu umwaka 1978. Mbese urumva ko yize imyaka 6 Bibiliya. Kuko yari umuntu cyane wize Bibiliya, wasomaga cyane ibitabo,
yarakoze mu gihe cye pe. Aheza ni mu ijoro agiye, yakoze neza mu gihe cye cy'imyaka 47 amaze ahawe izo nshingano zo kuyobora ayo matorero yose. Naruhuke neza asanga izindi ntwari zamubanjirije. Komeza agire ibiruhuko bidashira, Imana imwakiremo. Nuko izo ncamake zamwe mu mateka ye basomye, ngo tuzagenda kurikira. Mbese yakoze ibikorwa byinshi ku buryo tubisoza no kubivuga cyangwa se ngo tubivuge tubirondore byose. Ni byinshi pe, imirimo yakoze ni myinshi kuri iyi si. Komeze aruhuke, Imana imwakire mu bayo. Abantu namwe mukomeze mwihangane, abasize abana, abuzukuru, abuzukuruza ndibaza, inshuti, abavukanyi n'ubwoko bwose hamwe, na za kadese zose aho zirereye hirya no hino ku isi, za kadepi mu gihugu cy'u Burundi. Mbese mwese muhawe pole cyane, mukomeze mwihangane, mushikame. Izera twakundaga akaba yaradukuwemo, agiye mu ijuru, aho twese niyo nzira tuganamo. Dukomeze dukora ibyiza, dutere ikirenge mu ciwe, nibwo Imana izatwishimira. Ariko tumusabira uko ridashira. Mukomeze mwihangane cyane, mukomere, muhumure, tuzamusanga ahagiye niho heza. Murakoze cyane, turabashimiye ku mwanya muto mufashe mukatwitaho mukatwumva. Tuzakomeza tubahe ibindi tuzashobozwa.